Oh yes, reka mbifuriza ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya tugiye kurebera hamwe ubusobanuro bw'izina Esther. Esther ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rikomoka ku rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanura inyenyeri. Ba Esther bakunze kurangwa no kugaragaza amarangamutima yabo. Bazi gutanga amakuru kuri buri kintu, bagira umutima woroshye, ngo kandi ba Esther ngo bazi gufata ibyemezo. Reka turebere hamwe ibyaranze Esther bavuga wabayeho mu myaka ishize ya kera. Muri Bibiliya, isezerano rya kera bivuga ko umwamikazi Esther azwi kubera inkuru zo gukiza Abayuda, akaba yarafatanyije na Morodekayi igihe yari umugore w'umwami Ahasuwerusi. Mu buzima busanzwe, Esther akunda guhabwa impano, aho urabona ko ibintu bizaba byiza, kandi ahora ashakisha udusha mu buzima bwe bwa buri munsi. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Esther aho bari hose, turabakunda cyane. Niba iyi nkuru hari ikigufashije, dutera inkunga, ukore subscribe, like, share na comment, ukore no kunzogera, kugira ngo buri gihe uko twasohoye ikiganiro gishya ujye ukibona mu ba mbere. Hagati aho, niba wifuza yuko ari izina twagusobanurira, twandikire muri comment ahantu hagenewe gushyirwamo ibitekerezo, tuzagusobanurira iryo zina twifashishije ubushakashatsi bwimbitse. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, bararekera gukurikirana icy'ubutaha. Imana ibarinde.